ubwoko bwa mbere ni ubutunzi bw'ibifatika. Ubwoko bwa kabiri ni ubutunzi bw'iby'umwuka. Tugiye kureba ubwoko bune bw'abantu bubaho tugendeye kuri ubu butunzi tubonye, kuri ubu bwoko bubiri bw'ubutunzi tubonye. Abantu tugiye kubashyira muri kategori enye. Ndagira ngo nkurikire neza, kuko izi kategori enye z'abantu tugiye kureba uraza kwisanga muri imwe muri izi kategori. Banki ni banki yo mu mwuka. Iyo ni banki iteye ite rero? Ni banki umuntu abitsamo ibikorwa byiza yakoze binezeza Imana. Iyo umuntu yasenze amasengesho menshi, ya masengesho aragenda agashyirwa mu bubiko, mu cyo bita spiritual bank, muri banki yo mu mwuka. Iyo umuntu yakoze ibikorwa byinshi binezeza Imana, bya bikorwa bihinduka urwibutso imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose wakoze kinezeza Imana, ashobora kuba ari amasengesho, ashobora kuba yirije, ashobora kuba warafashije abantu, ashobora kuba warakoze umurimo w'Imana, ibintu byose wakoze binezeza Imana byaragiye bibikwa muri spiritual bank, muri ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni Mwalimu Valens wongeye kugaruka muri za nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Twongeye kugushimira kubwo ukomeza kwitabira gukurikira izi nyigisho. Turagukangurira gukomeza kuzumva kandi tunagushimira kubw'ubwo bwitange. Turakomeza kukwizeza ko nukomeza kumva izi nyigisho utitaye ku mwanya bigutwara, utitaye kuri depanse ukora cyangwa se za megabayiti ukonsoma kuko gukurikira izi nyigisho, uzabona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Narakubwiye ngo ntuzigere na rimwe ugereranya umwanya bigutwara cyangwa se depanse ukora n'ikintu Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo nigeze mbabwira ngo ikintu cyose kikungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha, niyo byagaragara ko cyaguhombeje mu bifatika. Buriya nawe urimo gukurikira izi nyigisho birashoboka ko hari amafaranga utanga yo kugura megabayiti kugira ngo ubashe gukurikira izi nyigisho, bikagaragara mbese ko bisa nkaho hari ibifatika wahombye. Ariko wibuke, igihe cyose umuntu yungutse ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo aba yungutse mu by'umwuka. Kandi nakubwiye ko ikintu cyose kikungura mu by'umwuka kiba ari icy'umugisha, nubwo cyaba cyaguhombeje mu bifatika, nubwo byagaragara ko hari ibifatika watanze cyangwa wahombye. Aha rero ndagukangurira rero gukomeza kumva izi nyigisho, uzabona icyiza kizabituruka, muzareba ikintu Imana izakora ku buzima bwawe. Uyu munsi rero inyigisho tugiye kuganira ni inyigisho igiye kuvuga ku bwoko bubiri bw'ubutunzi bubaho, kuko habaho ubwoko bubiri bw'ubutunzi tugiye kububona. None turangiza kureba ubwoko bubiri bw'ubutunzi bubaho, turaza kureba ubwoko bune bw'abantu, cyangwa se abantu turaza kubashyira muri kategori enye tugendeye kuri bwa bwoko bubiri bw'ubutunzi turaza kuba twabonye. Iyi nyigisho rero uyikurikire, ni inyigisho nayo nzi neza ko izakugirira akamaro kandi ko izahindura ubuzima bwawe. Reka dutangire rero tutagiye kure, dutangire tureba ubwoko bubiri bw'ubutunzi bubaho. Ubwoko bubiri bw'ubutunzi. Habaho ubwoko bubiri bw'ubutunzi. Ubwo bwoko n'ubu bukurikira. Ubwoko bwa mbere ni ubutunzi bw'ibifatika. Ubwoko bwa kabiri ni ubutunzi bw'iby'umwuka. Nagira ngo urankurikiye neza. Habaho ubutunzi bw'ibifatika, hakabaho n'ubutunzi bw'iby'umwuka. Tugiye rero kujya mu busobanuro, reka tuhere ku butunzi bw'ibifatika. Ubutunzi bw'ibifatika, kuvuga ngo umuntu afite ubutunzi bw'ibifatika, ni ukuvuga ngo ni umuntu w'umukire ufite ibintu atunze ku buryo bigaragarira amaso, ku buryo ashobora kubyereka abantu ati dore ndatunze, mfite ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ku buryo abantu bavuga bati uyu muntu ni umukire barebye n'ibintu atunze. Donc ni ubutunzi bw'ibifatika. Birashoboka ko nk'ubu umuntu ashobora kuba afite akazi keza kamuhemba amafaranga menshi, cyangwa se akaba afite business akora,
cyangwa se hakaba hari ibindi bikorwa byinshi akora bimwinjiriza amafaranga menshi, ugasanga donc umuntu afite amafaranga menshi kuri konti, nta kibazo afite cy'imibereho, ararya icyo ashaka, akanywa icyo ashaka, akambara ibyo ashaka, akajya aho ashaka, nta bibazo by'amatike agira, ndetse niba afite n'abana biga ashobora kubashyira mu mashuri ashaka, nta kibazo afite ngo ririya shuri rirahenze sinarishobora kurishyiramo umwana wanjye, yivuriza aho ashaka arwaye, ashaka ajya kwivuriza no mu mahanga nta kibazo. Donc ni umuntu ufite ubutunzi bw'ibifatika, ni ukuvuga ngo konti ye muri banki imeze neza, ni umuntu ndetse uri ku rwego rwo kuba yafasha abantu, akaba yagira umuntu afasha w'umukene. Donc hari abantu bafite ubutunzi bw'ibifatika, ndetse aba bantu na leta y'u Rwanda izi ko bahari. Muribuka ko habayeho kuvugurura ibyiciro by'ubudehe, hari abantu bashizwe mu cyiciro cy'abakire, hari abantu bari mu cyiciro cya A. Donc hari abantu bashizwe mu cyiciro cy'abakire kubera ko barebye ubutunzi bafite n'ibyo binjiza, baravuga bati abantu tugomba kubashyira muri iki cyiciro. Hari abantu bari mu cyiciro cy'abakire, donc ubutunzi bw'ibifatika bubaho, ku buryo usanga umuntu afite imodoka nziza, inzu nziza, donc nta kibazo cy'imibereho afite, bya bindi byose dukenera byibanze mu buzima ugasanga byose arabifite, nta kibazo afite. Donc ugasanga mu bufatika ni umutunzi, ni umukire. Ubu nibwo bwoko bwa mbere rero bw'ubukire bw'ubutunzi bubaho, ni ubutunzi bw'ibifatika. Reka turebe niba na Bibiliya yemera ko ubu butunzi bubaho. Tujye muri Matayo 19 umurongo wa 22. Matayo 19 umurongo wa 22 niho baza kutubwira ngo, reka dusome kuri 22, haranditse ngo uwo musore yumvise iryo jambo, ngo agenda afite agahinda, ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Voilà, ngo uwo musore yumvi, duhereye kuri 21 bavuze ngo Yesu aramusubiza ati, nushaka kubutunganya rwose, ngo genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uze unkurikire. Ngo uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Donc ni umusore wahuye na Yesu, yari afite ubutunzi bwinshi, ubutunzi bw'ibifatika, ariko Yesu arimo kumubwira ibintu agomba gukora kugira ngo agire ubundi bwoko bw'ubutunzi nabwo tuza kureba mu kanya. Ubutunzi bw'ibifatika yari abufite, ariko Yesu amubwira ikintu yakora kugira ngo agire n'ubundi bwoko bw'ubutunzi nabwo tuza kureba, kuko twabonye ko hari ubwoko bubiri bw'ubutunzi. Uyu musore rero yari afite ubutunzi bw'ibifatika. Barahari benshi tuza kureba muri Bibiliya bari bafite ubutunzi bw'ibifatika, ntitujya gushyira abantu mu makategori. Ubutunzi bw'ibifatika burahari, turabibonye. Noneho ntabwo ari ubu butunzi bw'ibifatika bubaho gusa, ahubwo hanabaho n'ubutunzi bw'iby'umwuka, nabyo bibaho. Habaho ubutunzi bw'ibifatika, ariko hanabaho n'ubutunzi bw'iby'umwuka. Ubutunzi bw'iby'umwuka rero buteye bute? Ubutunzi bw'iby'umwuka ni ukuba umuntu yarakiriye Kristo mu buzima bwe, ndetse akaba ari gukora ibikorwa byo, akaba ari gukora neza ibikorwa bimufasha gukura mu mwuka, ku buryo usanga ari umuntu ukomeye mu mwuka. Ugasanga ubusabane hagati ye n'Imana biciye mu masengesho bumeze neza, ugasanga afite ubusabane bwiza n'Imana biciye mu masengesho. Akaba ari umuntu witwararika ku ijambo ry'Imana, akaba ari umuntu witwararika ku mategeko y'Imana, umuntu wirinda ibyaha, wubaha Imana muri byose, ni umuntu ukora ibinezeza Imana. Donc ugasanga ijambo ry'Imana ryuzuye muri we, yakira ijambo ry'Imana ku buryo buhoraho. Wumvise? Donc akaba ari umuntu utunganye ku buryo umurebeye mu ndorerwamo z'ijambo ry'Imana usanga atunganye, ahagaze neza, umuntu ukora ibishimwa n'Imana, ibinezeza Imana n'ibiyihesha icyubahiro, umuntu wirinda ibyaha. Donc ni ukuvuga ngo ugasanga uyu muntu ahagaze neza mu mwuka, ni ukuvuga ngo uyu muntu niwe twita ngo ni umuntu ufite ubutunzi bw'iby'umwuka. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo habaho ubwoko bubiri bw'ubutunzi. Ushobora kugira ubutunzi bw'ibifatika cyangwa se ukagira ubutunzi bw'iby'umwuka. Reka turebe niba ubutunzi bw'iby'umwuka nabwo Bibiliya izi ko buhari, ko turimo turakoresha igitabo cya Bibiliya ko ni ijambo ry'Imana. Ese Bibiliya yo nayo yemera ko hari ubundi bwoko bw'ubutunzi bubaho butari ubutunzi bw'ibifatika?
reka tubisome. Reka tujye muri Matayo 19 umurongo wa 21. Twongere dusome hahandi ngo Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose ngo genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene ngo nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Ariko nyumva Yesu ahuye n'umuntu ufite ubutunzi bw'ibifatika, none atangiye kumubwira ikintu agomba gukora kugira ngo agire ubundi bwoko bw'ubutunzi bubaho. Ngo ubutunzi Bibiliya iravuze ngo ni ubutunzi mu ijuru. Uranyumvise? Ubutunzi mu ijuru. Ndetse tunasomye muri Luka 12, reka tuhasome twumve. Tunagiye muri Luka 12 umurongo wa 21. Luka 12 umurongo wa 21 haranditse ngo niko umuntu wirundanyiriza ubutunzi amera, ngo ariko atari umutunzi mu by'Imana. Uranyumvise? Ngo niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera ariko atari umutunzi mu by'Imana. Ni ukuvuga ngo kwirundanyiriza ubutunzi babanje kuvuga hambere ni bwa butunzi bw'ibifatika twavuze, ariko baravuze ngo niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, ngo ariko atari umutunzi mu by'Imana. Wumvise? Umutunzi mu by'Imana. Umutunzi mu by'Imana rero ubwo nibwo bwa butunzi twavuze, ubutunzi bw'iby'umwuka. Ni umutunzi mu by'Imana. Ndagira ngo urabyumvise rero ko habaho ubwoko bubiri bw'ubutunzi: ubutunzi bw'ibifatika, hakongera hakabaho n'ubutunzi bw'iby'umwuka. Tubonye ko na Bibiliya ubwayo kandi ni igitabo twemera, ni igitabo cyahumetswe n'Imana, ni igitabo cyanditswe n'abantu n'abahanuzi bayobowe n'Umwuka Wera. Iki gitabo twemera ko ari icy'ukuri, nacyo cyemera ko habaho ubwoko bubiri bw'ubutunzi: ubutunzi bw'ibifatika n'ubutunzi bw'iby'umwuka. Ubu rero twinjiye mu isomo ryacu neza, tugiye kureba ubwoko bune bw'abantu bubaho. Tugendeye kuri ubu butunzi tubonye, kuri ubu bwoko bubiri bw'ubutunzi tubonye, abantu tugiye kubashyira muri kategori enye. Ndagira ngo nkurikire neza, kuko izi kategori enye z'abantu tugiye kureba uraza kwisanga muri imwe muri izi kategori. Donc icyambere uraza kwisanga muri imwe muri izi kategori, noneho uze kumenya n'ukuntu Imana ikubona, umenye n'iki ugomba gukora naho Imana igushaka. Biragusaba kunkurikira neza. Ngiye kuvuga kategori enye zigize abantu ngiye kubashyira mu byiciro bine. Noneho uraza kwisanga muri imwe muri kategori ngiye kuvuga. Ni ukuvuga ngo uraza kumenya uko Imana ikubona, noneho unamenye uko Imana igushaka, umenye icyo ugomba gukora. Twagiye rero tujya kuri kategori ya mbere, ubwoko bwa mbere bw'abantu bubaho. Ubwoko bwa mbere bw'abantu bubaho n'abantu b'abakene mu by'umwuka, bakongera bakaba n'abakene mu bifatika. Wumvise? Niyo kategori ya mbere. Ni umuntu udafite bwa butunzi bw'ibifatika, ntabwo afite, na bwa butunzi bw'iby'umwuka ntabwo afite. Tungasanga ni umukene hombi, ni umukene mu by'umwuka akongera akaba n'umukene mu bifatika. Iyi ni kategori ya mbere. Ntabwo nzi wowe niba ariyo kategori urimo, ariko ni ukuvuga ngo ni kategori y'umuntu w'umukene mu bifatika akaba n'umukene mu by'umwuka. Ngira ngo mwarabibonye no mu buzima busanzwe, mujya mubona abantu bariho mu buzima bugoranye, ugasanga rwose mu buzima busanzwe ntabwo ari umukire, aba mu buzima bugoranye. Kubona amafaranga yo kwishyura inzu ni ikibazo, kurya ni ikibazo, kwambara ni ikibazo, mbese akaba mu buzima bw'ubukene rwose, ku buryo nawe abyiyemerera kandi n'abantu bakabimubonaho ukabona ari umukene. Ariko ugasanga nk'uwo muntu kandi ni n'umujura par exemple. Wumvise? Urumva ni umukene mu bifatika, yarangiza akaba n'umukene mu by'umwuka. Ni umukene mu bifatika, none arakora ubujura, ni umwesikoro, ntasenga. Tungasanga haba mu bifatika haba no mu by'umwuka ni umukene. Aba babaho rwose. Mwagiye mubona n'abantu baratwita ngo nabarozi, ugasanga nk'umukecuru wenda yibera nko mu cyaro, yibera mu kazu k'ibyatsi, donc ari mu buzima bw'ubukene rwose, ukabona ko ari umukene. Aho hantu hose bazi ko ari umukene, ugasanga nta nubwo agira aho kuryama, ugasanga no kurya biramugora, ariko ugasanga ni umurozi, araroga voila. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ni umukene mu bifatika, akongera akaba n'umukene mu by'umwuka. Uranyumva? Ni umukene mu bifatika, no mu mwuka ni umurozi. Aba bantu rero babaho.
donc gusanga mu bifatika ari umukene, ugasanga no mu mwuka ari umukene. Babaho mu buzima, nawe ntabwo nzi kategori urimo, nakubwiye ngo izi kategori ngiye kuvuga singiye kugucira urubanza, niwe uraza kwikarasa muri imwe muri izi kategori ngiye kuvuga. Ariko habaho umuntu w'umukene mu bifatika, akongera akaba n'umukene mu by'umwuka. Noneho ni ukuvuga ngo tugiye kureba ese muri Bibiliya aba bantu barahari. Muri Bibiliya ni uruhe rugero rw'abantu twatanga wenda bari abakene mu bifatika bakongera bakaba n'abakene mu by'umwuka? Ese Bibiliya aba bantu irabafite? Kuko turimo turakoresha igitabo cya Bibiliya, ijambo ry'Imana. Tugiye gutanga urugero wenda rw'Abisirayeli. Abisirayeli Imana yabakuye mu buretwa kwa Farawo, ibacisha mu butayu, iberekeje mu gihugu cy'i Kanani. Ni ukuvuga ngo bari mu butayu, bari barimo bageragezwa, bari bari mu buzima bw'ubukene. Ni ukuvuga ngo nta bifatika bari bafite, n'abantu bari batunzwe n'amana. Ndagira ngo wumve mu bifatika ni abakene, kuko baracyari mu igeragezwa. Imana irimo irabakorera test, ibacishije mu butayu. Mu butayu bari abakene mu bifatika kuko bari batunzwe n'amana. Ariko ndagira ngo wumve, muri abo bantu hagaragayemo n'abantu bagaragaje n'ubukene bw'iby'umwuka. Ni abakene mu bifatika ariko bagaragaje n'ubukene mu by'umwuka. Habayeho mu Bisirayeli bari mu butayu, hari Abisirayeli bitotombeye Imana, hari Abisirayeli bitotombye cyane ndetse baramya ibigirwamana, barangije bagomera umugaragu w'Imana Mose, Imana yari yabahaye ngo ibayobore mu gihugu cy'i Kanani. Baritotomba kugeza ubwo Imana yarakaye kubera kutizera kwabo. Imana yararakaye ibatsembera mu butayu. Bagwa mu butayu ntibagera i Kanani kubera kutizera, kubera kwitotomba, kubera kugomera umugaragu w'Imana Mose. Ni ukuvuga ngo ni abakene mu bifatika, none bagaragaje n'ubukene mu by'umwuka. Ndagira ngo rero wumve ko na Bibiliya aba bantu irabafite. Umukene mu bifatika akaba n'umukene mu by'umwuka. Iyi kategori rero ngira ngo tuyivuyeho. Kategori ya mbere. Ubwo nawe uraza kureba niba uri muri iyo kategori. Niba uyirimo, ubwo turaza kumenya icyo gukora nitumara kureba amakategori yombi. Tugiye kuri kategori ya kabiri. Kategori ya mbere yari umukene mu bifatika, akaba n'umukene mu by'umwuka. Tugiye kuri kategori ya kabiri. Kategori ya kabiri rero ni abantu bafite ubutunzi bw'ibifatika ariko bakaba bakene mu by'umwuka. Ibi nabyo bibaho. None ukuvuga ngo habaho umuntu ufite ubutunzi bw'ibifatika ariko mu by'umwuka akaba ari umukene. Ibi bibaho rwose. Ugasanga umuntu afite akazi keza, afite business yunguka amafaranga menshi, n'akazi cyangwa se afite akazi kamuhemba amafaranga menshi, donc afite ibikorwa akora bimwinjiriza amafaranga menshi. Ugasanga afite imodoka nziza, afite inzu nziza, afite rwose ararya icyo ashaka, arambara ibyo ashaka, afite amafaranga menshi kuri konti. Abantu bose baramuzi ko ari umukire, ndetse na leta ishobora kuba yaramushyize muri kategori y'abakire, akaba ari muri kategori ya A y'abakire. Ariko ugasanga uyu muntu mu by'umwuka ni umukene. Ugasanga gusenga ntabwo azi icyo ari cyo. Iyo abonye abantu bafite Bibiliya cyangwa bajya gusenga, abafata nk'abantu bataye umutwe, abantu babuze icyo bakora, abantu bacanganukiwe mu buzima. Arabareba akabasuzugura cyane, akabaca amazi. Kubera iki? Ntabwo azi gusenga icyo ari cyo, nta jambo ry'Imana riba muri we, yibera mu byaha. Ya mafaranga afite ayakoresha ibizira byangwa n'amaso y'Uwiteka. None ukuvuga ngo ni umuntu ufite ubutunzi bw'ibifatika ariko yarangiza ariko akaba ari umukene mu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo afite ibifatika bitubakiye ku by'umwuka. Iyi kategori rero ibaho iyi kategori. Tugiye no muri Bibiliya, tugiye kureba niba Bibiliya aba bantu nabo ibazi ko babaho. Reka turebe Bibiliya, iki gitabo cy'Imana twemera ko nacyo kizi ko hari abantu bafite ubutunzi bw'ibifatika ariko bakaba bakene mu by'umwuka. Tujye mu Byahishuwe 3:17. Ibyahishuwe 3:17 na 18. Kuri 17 baravuga ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, ngo utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Ndagira ngo wumve uyu muntu ngo aravuga ngo ni umukire, ngo ndi umukire ndatunze, ngo kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, ngo utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa. Yiyita umukire, ubwo ni wa mukire wifatika, ariko babivuze ko ari umutindi, ko atazi ko ari umutindi, ko ari umukene. Ni ukuvuga ngo mu bifatika ni umukire ariko mu by'umwuka ni umukene.
ndagira ngo urabona ko Bibiliya nayo yemera ko aba bantu bahari. Kuri 18 baratubwira ngo dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone ukuba umutunzi. Voilà, barimo baramugira inama y'ibyo yakora kugira ngo abe umutunzi nyakuri, ubutunzi bw'iby'umwuka, kuko afite ubutunzi bw'ibifatika ariko afite ubukene bw'iby'umwuka. Niyo mpamvu bamubwira ngo aribwira ko ari umukire ngo kandi ari umukene, ari umutindi wo kubabarirwa. Baramugira inama y'icyo yakora kugira ngo agire n'ubundi bwoko bwa kabiri bw'ubutunzi twabonye. Ubwo turakomeje, turi muri Bibiliya, reka turebe muri Matayo 16 umurongo wa 26 twumve icyo bavuga kuri aba bantu bafite ubutunzi bw'ibifatika ariko bakaba abakene mu by'umwuka. Turi muri Bibiliya, Matayo 16 umurongo wa 26. Matayo 16 umurongo wa 26 haranditse ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ngo niyakwa ubugingo bwe. Uranyumvise ukuntu Bibiliya ivuze ngo umuntu byamumarira iki ngo gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe. Ni ukuvuga ngo na Bibiliya ubwayo itwemerera ko habaho igihe umuntu yatunga ibintu byose byo mu isi ariko akakwa ubugingo bwe. Uzi icyo uriya muntu abazize? Azize ko afite ubutunzi bw'ibifatika ariko ari umukene mu by'umwuka. Bibiliya iri kutubwira ngo uwo muntu byamumarira iki. Ndagira ngo wumve iyi kategori ya kabiri icyo Bibiliya bavugaho. Twagiye tujye mu Migani 12 twumve ko havuga. Imigani 12, Imigani, igitabo cy'Imigani 10 umurongo wa 2 haratubwira ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara, ngo ariko gukiranuka kudukiza urupfu, ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara. Urumva ubutunzi bubi ni ubuhe? Ni ubutunzi bw'ibifatika bitubakiye ku by'umwuka, nibyo bita ngo ni ubutunzi bubi. Bibiliya yatubwiye ngo ubwo butunzi ntacyo bumara. Uranyumvise? Dukomeze tujye mu Migani, Imigani 15 umurongo wa 16. Imigani 15 umurongo wa 16 handitse ngo uduke turimo kubaha Uwiteka. Uri kunyumva? Ngo uduke turimo kubaha Uwiteka ngo turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Uranyumvise? Ngo uduke turimo kubaha Uwiteka ngo turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Bwa butunzi bw'ibifatika bitubakiye ku by'umwuka, Bibiliya yatubwiye ngo ni ubutunzi bwinshi buri mu impagarara. Ngo uduke turimo kubaha Uwiteka ngo turuta ubutunzi bwinshi buri mu impagarara. Ubutunzi bwinshi buri mu impagarara ni ubutunzi twabonye ugasanga umuntu afite ubutunzi bw'ibifatika ariko ni umukene mu by'umwuka. Ubu butunzi ngo bwinshi burimo impagarara. Ndagira ngo rero mwabyumvise ko na Bibiliya ubwayo twemerera ko habaho abantu bafite ubutunzi bw'ibifatika ariko akaba bakene mu by'umwuka. Wumvise icyo Bibiliya bavugaho ngo byamumarira iki? Ngo ubutunzi bwinshi buri mu impagarara. Bibiliya yabavuzeho ibintu byinshi cyane ariko turumva ko bari muri situation itari nziza dukurikije uko Bibiliya yabavuze. Noneho turagiye tujye kuri tutarajya kuri kategori ya gatatu, reka turebe ese muri Bibiliya harimo abantu twavuga wenda bari bateye batyo. Ninde muntu muri Bibiliya twavuga wari ufite ubutunzi bw'ibifatika ariko ari umukene mu by'umwuka? Ninde? Niba warasomye neza Bibiliya ubu wowe ntago wamumbwira. Donc ninde muntu muri Bibiliya wari ufite ubutunzi bw'ibifatika ari umukene mu by'umwuka? Reka dutange urugero. Umuntu bita Zakayo, muramuzi. Zakayo yari afite ubutunzi bw'ibifatika ariko ari umukene mu by'umwuka kugeza igihe yahuriye na Yesu. Atarahura na Yesu, muribuka ko yigeze kujya kureba Yesu kubera ko yari mugufi ntiyabasha kumureba. Yuriye igiti, Yesu amubwira ko aza kurara iwe. Yesu ageze iwe nibwo agakiza katashye mu nzu ya Zakayo. Ariko mbere yuko ahura na Yesu, Zakayo Bibiliya itubwira ko yari umutunzi. Yari umutunzi mu bifatika ariko ari umukene mu by'umwuka. Ndetse afite abantu benshi yari yarambuye. Yanabyemereye Yesu, yemera ko agiye kubishyura. Ni ukuvuga ngo yari afite iki? Yari afite ubutunzi bw'ibifatika ariko ari umukene mu by'umwuka. Icyo gihe yari atarahura na Yesu. Zakayo niwe muntu twatangaho urugero. Turongera dutanga no ku rugero rw'undi muntu wa kabiri. Muribuka wa mukire na Lazaro, murabyibuka? Lazaro yari ari kumwe n'umutunzi. Hari umutunzi wabaga ku Lazaro yabaga ku muryango w'inzu y'umutunzi. Yifuza kurya ibyo kurya byavuye ku meza y'umutunzi. Murabyibuka uko byagenze?
Lazaro yaje gupfa na wa mutunzi arapfa. Lazaro yajyanywe mu gituza cya Aburahamu, noneho wa mutunzi we ajya ikuzimu. Ni umutunzi, ni ukuvuga ngo kuki yagiye ikuzimu? Muzi impamvu? Yari umutunzi, ni umuntu wari ufite ubutunzi bw'ibifatika ariko ari umukene mu by'umwuka. Yarapfuye ajya ikuzimu ngo arababazwa cyane. Muze gusoma Bibiliya muraza kubibona uko Bibiliya ibivuga muri Luka 16 umurongo wa 19. Muze kubisoma muraza kubona uwo muntu. Undi muntu wari ufite ubutunzi bw'ibifatika ariko kongera akaba umukene mu by'umwuka. Muribuka umusore wabajije Yesu ngo nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Wa wundi twasomye mu kanya. Yesu akamubwira ikintu agomba gukora kugira ngo abone ubutunzi bw'iby'umwuka. Twamusomye. Ni ukuvuga ngo uriya musore yari afite ubutunzi bw'ibifatika ariko ari umukene mu by'umwuka. Ahuye na Yesu, Yesu amubwira ikintu agomba gukora kugira ngo abone na bwa bwoko bw'ubutunzi bwa kabiri, ubutunzi bw'iby'umwuka. Rero iyi kategori irahari, tugiye kuyivaho tujye kuri kategori ya gatatu. Ariko iyi kategori turayibonye n'abafite ubutunzi bw'ibifatika ariko bakaba abakene mu by'umwuka. Ntabwo nzi wowe unkurikiye kategori urimo, birashoboka ko nawe ufite ubutunzi bw'ibifatika ariko ukaba uri umukene mu by'umwuka. Wumvisha uko Bibiliya ikuvuga. Tujye kuri kategori ya gatatu rero. Kategori ya gatatu rero ni abantu bafite ubutunzi bw'iby'umwuka noneho, ariko nanone wabarebera mu bifatika ugasanga nta kintu bafite. Ibi nabyo wari uzi ko bibaho? Habaho abantu bafite ubutunzi bw'iby'umwuka ariko wajya mu bifatika ugasanga nta kintu bafite. Ibi rero bibaho. Wari wabona umuntu usenga amasengesho menshi, arazamuka imisozi, ariyiriza, aragerageza kwitwararika ku mategeko y'Imana, mu rusengero rwose n'intangarugero n'abakozi b'Imana bamuvuga neza. Ni ukuri rwose pe. Donc ni ukuvuga ngo mu by'umwuka ahagaze neza ndetse arakora umurimo w'Imana, arasengera abantu bagasubizwa rwose bakavuga bati ibyo wansengeye Imana yarabikoze. Ni ukuvuga ngo barahari rwose ku buryo mu by'umwuka ubona bahagaze neza pe. Ariko wajya mu bifatika ugasanga uyu muntu nta kintu afite. Abo nabo ngiye narababonye, niba utarababonye simbiza ariko ngiye narababonye. No ugasanga abaho mu buzima bugoranye. Ugasanga kwishyura inzu ni ikibazo, ntabona amafaranga yo kwishyura inzu. Ugasanga arya bimugoye. Ugasanga kugira ngo yishyurire abana minerivari ni ikibazo, bimusaba kugomba gukora amasengesho menshi yo kwiyiriza. Donc ugasanga ari mu buzima bugoranye cyane bw'ubukene. Ariko wajya mu mwuka, wamurebera mu mwuka ugasanga ni umunyembaraga, ariko wareba ibifatika ugasanga ntabyo afite. Ndetse ku buryo abantu bageraho bakamwibazaho bakavuga atari ko se uriya muntu koko Imana yamuhoye iki? Kwasenga n'ijambo ry'Imana rwose ko arisoma, ndetse ko tubona yitwararika ku mategeko y'Imana, ni umukozi w'Imana rwose turamuzi, ndetse n'abanyamwuka bamuhanurira byiza. Donc ni ukuvuga ngo baramureba mu mwuka bagasanga ari umunyembaraga. Ariko Imana yamuhoye iki? Kuki itamuha ubutunzi bw'ibifatika? Kuki aba muri buriya buzima Imana yamuhoye iki? Aba rero babaho. Babaho. Noneho tugiye kure mu buzima busanzwe babaho. Warababonye nanjye narababonye. Tugiye kureba no muri Bibiliya. Ese muri Bibiliya aba bantu Bibiliya yemera ko babaho? Cyangwa ninde twavuga muri Bibiliya uteye utyo? Bigaragara ko yarakomeye mu by'umwuka ariko mu bifatika ari nta kintu afite. Reka turebe, tujye muri Bibiliya. Tugiye mu Migani 15 umurongo wa 16. Mu Migani 15 umurongo wa 16 haratubwira ngo uduke turimo kubaha Uwiteka. Uranyumvise? Ngo uduke turimo kubaha Uwiteka. Ni umuntu wubaha Uwiteka ariko biritubwiye ngo uduke afite duke. Ngo uduke turimo kubaha Uwiteka ngo turuta ubutunzi bwinshi buri mwimpagarara. Uyu muntu bamugereranije na ya kategori tuvuyeho. Bavuze ko aho kugira ngo ugire ubutunzi bwinshi buri mwimpagarara ngo wagira duke turimo kubaha Uwiteka. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ubaha Uwiteka ariko ufite dukeya. Noneho ngiye gutanga urugero rw'umuntu muri Bibiliya wari ufite ikibazo nk'icyo ngicyo. Mu by'umwuka arakomeye ariko mu bifatika nta kintu afite. Ngiye kubaha urugero rw'umuntu bita wa wundi twavuze, Lazaro. Lazaro yari ari mu buzima bugoranye cyane bw'ubukene. Bibiliya itubwira ngo ko yifuzaga no kurya ibyavuye ku meza y'umukire Lazaro. Ndetse Bibiliya itubwira ko yari afite n'ibisebe, ngo imbwa zarazaga zikarigata ibisebe bye. Nuko Lazaro yari ateye, yari umukene wifuza no kurya ibyavuye ku meza y'abakire. Imbwa ziza zikarigata ibisebe bye. Nge nibaza n'impamvu batari baramujyanye kwa muganga ativuza. Ubwo yari umuntu abantu basuzuguye, uri mu bukene buteye ubwoba. Ariko icyatumye mvuga ngo yarakomeye mu by'umwuka, icyatumye mushyira muri iyo kategori
ni nyuma yo gupfa. Bibiliya itubwira ko yaje gupfa na wa mutunzi agapfa. Bibiliya itubwira ngo Lazaro ngo ajye mu gituza cya Aburahamu, niho marayika w'Imana yamutwaye. Nuko umutunzi we ajya ikuzimu arababazwa kugeza igihe umutunzi yifurije kujya aho Lazaro ari. Lazaro rero ni umuntu wari ufite ubutunzi bw'iby'umwuka, ariko akaba umukene mu bifatika. Ndagira ngo wumve ko Bibiliya ifite aba bantu. Uranyumvise? Tugiye mu migani 15 umurongo wa 16 niho batubwiye ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi buri mu impagarara. Umuntu wubaha Uwiteka ariko afite dukeya. Ndetse muri Luka 16 umurongo wa 19 niho batubwira iriya nkuru. Luka 16 umurongo wa 19 niho batubwira ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byinshi, maze agahora adamaraye. Uze gukomeza usome hasi uraza kumva bavuga kuri Lazaro. Uraza kumva Lazaro uburyo yari akennye cyane, ngo yifuza kurya ibyavuye ku meza y'umutunzi, ariko hanyuma yo gupfa ajya mu gituza cya Aburahamu. Uyu muntu yari afite ubukene, yari afite ubukene bw'ibifatika, ariko mu by'umwuka yari ameze neza. Niyo mpamvu yagiye hehe? Yajyanywe mu gituza cya Aburahamu. Iyi kategori rero irahari. Ndabizi ko ushobora kubyibazaho byinshi ukavuga uti se kandi ibi ni ibiki? Ni gute umuntu yaba ahagaze neza mu by'Imana kandi yarangiza akaba umukene mu bifatika? Iyi ni sije yindi tuzayiganiraho, ibi tuzabiganiraho, ntabwo nabijyamo aka kanya, ariko ibyo byo tuzabivugaho. Ariko bibaho ko umuntu yaba bigaragara ko ahagaze neza mu by'umwuka ariko nta bifatika. Ntubyibazeho byinshi, tuzabiganiraho. Reka twigire kuri kategori ya 4 ari nayo ya nyuma. Ni kategori noneho y'abantu bafite ubutunzi bw'iby'umwuka barangiza bakagira n'ubutunzi bw'ibifatika. Ugasanga umuntu aranumukire, birashoboka ko na leta yamushyize muri kategori A, ya kategori y'abakire mu byiciro by'ubudehe byavuguruwe. Rwose pe afite inzu nziza, afite imodoka nziza, afite amafaranga menshi kuri konti, ari ku rwego rwo gufasha abantu, nta kibazo afite. Mbese mu bya bindi abantu bakenera mu buzima by'ibanze abantu bakenera, nta kibazo bifiteho. Ni umukire mu bifatika. Ariko ugasanga uyu muntu nta nubwo ari ibyo gusa, ni umuntu uzi kubahisha ubutunzi bwe Imana. Ugasanga ni umuntu wubaha Imana nubwo afite ubutunzi, ariko ugasanga ntabwo yiringira ubutunzi. Ugasanga ariringira Imana, ugasanga arasenga, ugasanga aritwararika ku mategeko y'Imana. Ugasanga ni umuntu wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwe. Ugasanga ni umuntu wubaha umwuka wera n'abantu bari mu mwuka wera. Donc ugasanga afite ubutunzi bw'ibifatika, yarangiza akagira n'ubutunzi bw'iby'umwuka. Aba rero babaho. Reka tujye mu migani 10:22 wumva uko havuga. Mu gitabo cy'imigani 10:22. Imigani 10:22. Twagiye. Imigani 10:22. Haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga ngo uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro yongeraho. Ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro yongeraho. Ndagira ngo wumve ibi bintu bibaho mu buzima, ko umuntu yakora ibikorwa byiza binezeza Imana kandi biyihesha icyubahiro. Imana yarangiza ikamuha umugisha, wa mugisha ukamuzanira ubukire. Ibi bintu bibaho. Niyo mpamvu batubwiye ngo umugisha Uwiteka atanga ngo uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro yongeraho. Umuntu ashobora gukora ibikorwa byiza binezeza Imana kandi biyihesha icyubahiro, Imana ikamuha umugisha, wa mugisha ukamuzanira ubutunzi. Tugiye no mu migani, no mu gitabo cy'imigani 3:9 haravuga ngo wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe. Ni ukuvuga ngo habaho abantu bafite ubutunzi, barangiza bwa butunzi bakabwubahisha Uwiteka. Uwo ngo ni ukuvuga ngo ni umutunzi, nuko afite, ni ukuvuga ngo afite ubutunzi bw'ibifatika, akongera akagira ubutunzi bw'iby'umwuka. Uranyumvise? Ngo afite ubutunzi yubahisha Uwiteka, ngo wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe. Ni ukuvuga ngo hari abantu bubahiriza iri tegeko, bakaba bafite ubutunzi ariko barangiza bakabwubahisha Uwiteka. Noneho tujye muri ninde muntu muri Bibiliya waba uzi, niba warasomye Bibiliya neza, wari umutunzi mu bifatika yarangiza akaba umutunzi no mu by'umwuka? Reka mukubwire, wenda nawe uraza gutekereza, ariko ngiye kukubwira umuntu umwe. Ngiye kukubwira umuntu bita Yobu. Yobu yari afite Bibiliya muri mu gitabo cya Yobu batangira batubwira ukuntu Yobu yari umukiranutsi. Yari umukiranutsi ku buryo n'Imana ubwayo yamutangagaho urugero.
urumva ni ukuvuga ngo ni umutunzi w'iby'umwuka kuko yari umukiranutsi n'Imana imutangaho urugero. Ariko ugiye no mu butunzi, Bibiliya itubwira ukuntu Yobu yari umutunzi, yari umuntu w'umukire cyane w'umutunzi, yari afite izahabu nyinshi n'ifeza, yari afite amatungo menshi cyane, yari umuntu w'umukire wari uzwi. Noneho nyuma yaje kugeragezwa kugira ngo hapimwe ubukire afite mu by'umwuka. Wumvise, yaje kugeragezwa kugira ngo apimwe barebe niba koko ari n'umutunzi mu by'umwuka. Cya kigeragezo yaciyemo Yobu nicyo cyagaragaje neza ko ari umutunzi mu by'umwuka, kuko mu kigeragezo yakomeje kubaha Imana. Nuko Bibiliya noneho bakarangiza batubwira ngo nuko Imana ihira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Nukuvuga ngo amaze gusohoka mu kigeragezo, noneho yagize ubutunzi bwinshi buruta ubwo yari afite mbere, kubera ko yari amaze gutsinda test. Nukuvuga ngo yari umutunzi mu bifatika, yarangiza akaba n'umutunzi mu by'umwuka. Yari afite iby'umwuka byubakiye ku bifatika. Iyi rero niyo kategori ya kane. Ni kategori y'abantu b'abatunzi mu by'umwuka ariko bakaba n'abatunzi mu bifatika. Iyi kategori ya kane rero niyo nkwifuriza. Niba uri muri za kategori eshatu za mbere twavuze, ngiyewe ndi kugusengera isengesho ryanjye ni ukugira ngo Imana igushyire muri kategori ya kane. Muri kategori ya kane, kuko muri Matayo 6:33, ngira ngo niko muri Matayo 6:33 niho batubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ngo noneho reka twumve ko havuga Matayo 6:33, haratubwira ngo Matayo 6:33 ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Hejuru batangiye bavuga bati nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, ngo kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Uri kunyumva? Ni ukuvuga ngo isengesho ryanjye numva nifuza kuri wowe ukurikiye iyi nyigisho nuko Imana yaguha ubutunzi bw'ibifatika, yarangiza ikaguha n'ubutunzi bw'iby'umwuka, ikaguha n'ubutunzi bw'ibifatika. Kuko ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibyo bindi muzabyongererwa. Ngewe rero ndifuza ko wabanza ugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, noneho na bya bindi ukabyongererwa bwa butunzi bw'ibifatika. Kuko hejuru batubwiye ngo na so wo mu ijuru ngo azi ko mubikwiriye byose. Urumva, na so wo mu ijuru azi ko ukeneye imodoka, azi ko ukeneye inzu, azi ko ukeneye amafaranga menshi yo kurihirira abana, azi ko ukeneye kurya, kunywa, gukora ingendo, bya bindi byose twifuza mu buzima, ngo azi ko mubikwiriye. Ariko batubwiye ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibyo nabyo muzabyongererwa. Ngaha rero Imana ikwifuza, Imana irakwifuza kuba umutunzi w'ibifatika n'umutunzi w'iby'umwuka. Aha rero niho dushoreje iyi nyigisho yacu. Niho tuyishoreje. Iyi nyigisho ndayisoza nkubwira ko habaho ubwoko bubiri bwa banki. Banki ziri ubwoko bubiri. Habaho banki aribyo bita ngo ni physical bank, hakaba n'icyo bita ngo ni spiritual bank. Physical bank ni iki? Ni izi banki dusanzwe tuzi, ni Beneri, ni banki Populaire, ni Kopedu, hari n'izindi banki usanzwe ziza Beka. Amabanki ni menshi. Habaho igihe umuntu agira amafaranga menshi muri banki izi zifatika tuzi, ugasanga umuntu afite amafaranga menshi muri Beka, cyangwa ugasanga umuntu afite amafaranga menshi muri banki Populaire. Ya mafaranga yabitse menshi muri ayo mabanki, yahuye n'ikibazo mu buzima buri imbere, aragenda akajya kubikuza amafaranga, cya kibazo cye akagikemura, kubera ko yabitse amafaranga menshi muri izi banki zibifatika tuzi. Ariko habaho n'ubundi bwoko bwa kabiri bwa banki, nicyo bita ngo ni spiritual bank, ni banki yo mu mwuka. Iyo ni banki iteye ite rero? Ni banki umuntu abitsamo ibikorwa byiza yakoze binezeza Imana. Iyo umuntu yasenze amasengesho menshi, ya masengesho aragenda agashyirwa mu bubiko, nicyo bita spiritual bank, muri banki yo mu mwuka. Iyo umuntu yakoze ibikorwa byinshi binezeza Imana, bya bikorwa bihinduka urwibutso imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose wakoze kinezeza Imana, ashobora kuba ari amasengesho, ashobora kuba wayirije, ashobora kuba warafashije abantu, ashobora kuba warakoze umurimo w'Imana, ibintu byose wakoze binezeza Imana byaragiye bibikwa muri spiritual bank, muri ya banki yo mu mwuka. Iyo rero umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye,
wumvise iyo umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye mu buzima buri imbere, Imana ireba muri ya banke yo mu mwuka, muri ya banke yawe yo mu mwuka, ikareba ibirimo, yarangiza ikakwibukiraho, ikagutabara iyo uhuye n'ikibazo mu buzima buri imbere. Nguko rero uko bimeze, ndagukangurira kubitsa muri izi banke zombi. Ugomba kubitsa muri banke y'ibifatika, warangiza ukabitsa muri ya banke yo mu mwuka. Nguko rero uko nsoje inyigisho yanjye, Imana igufashe, ngiye kugusengera Imana kugira ngo igufashe, kugira ngo ube umutunzi w'ibifatika, kugira ngo ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kandi unongererwe ngo n'ibindi byose muzabyongerwa, kuko Uwiteka azi ko mubikeneye. Reka ngusengere rero. Mana yacu, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndasengera uyu muntu wakurikiye iyi nyigisho, ndakwinginze rwose Imana ishobora byose, kugira ngo umufashe, ufashe uyu muntu wakurikiye iyi nyigisho, kugira ngo abe umuntu ukomeye mu by'umwuka, ariko abone n'ubutunzi bw'ibifatika. Kuko ijambo ryambwiye ngo nidushaka ubwami bwawe no gukiranuka kwawe, ngo n'ibindi tuzabyongererwa. Kandi Bibiliya yongeye tubwira ko ngo nawe uzi neza ko tubikwiriye. Ndamusengeye rero uyu nkurikiye, kugira ngo umuhindure umunyembaraga mu mwuka, kandi umuhe n'umugisha w'ibifatika, kuko nabyo abikeneye. Ndagushimiye ko ugiye kubimufashamo, kandi ko ugiye kumufasha kugira ngo akore ibikenewe byose, kugira ngo abashe kuba uko umwifuza. Ndagushimiye ko uri kumwe nawe, kandi ko ugiye gukomeza kumugirira neza no kumwiyereka no kurema amashimwe n'ubuhamya mu kanwa ke, kugira ngo azabere abandi intangarugero, kandi azahamiriza abandi kuri Imana nziza, Imana igira neza, kandi Imana itabara. Ndagushimiye ko uri kumwe nawe, kandi nanjye kuri kumwe nanjye. Reka icyubahiro gikomeze kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.